dutangiranye n'umunyeshuri ahetse igikapu, ikigaragara cyo ntago yishimye. Ukurikire uko niko dutangiye. Kumva umusore ruhande rwe hari abandi banyeshuri bahari bari kumukubita mu mpanga bamubaza bati ese waraye kutazigera dukopeza mu kizami? Ati niko ubishaka. Ati Jini tugiye kubyicuza ibintu byose uri gukora paka udukopeje. Kumbi uyu musore Jini ni umuhanga mu kigo, abanyeshuri bose bifuza ko abakopeza mu kizami. Aba basore n'abari abakobwa bose barigana, barifuza ko mu kizami azabakopeza, ariko yabangira bagatumva nge ntabwo byakunda, bamfashe bampana bakananyirukana. Abana batangiye kumuhondagura kubera uruhanga bwiwe, bifuza ko azabakopeza mu kizami, ariko umusore yarabyanze. Undebere nawe, batangiye kumuhondagura bamushyira hasi, gusa n'ubundi Jini arabangira babera ibamba, aravuga ati nge ntabwo uri buze gukunda pe, ntabwo nzigira mbakopeza mu kizami. Umwana Jini yari umuhanga, abandi banyeshuri bose bifuzaga ko yabakopeza, baranyuzura abangaba baramuhondaguye. Kumuhondagura gusa n'ubundi Jini yarabyanze burundu. Umujinya ukomeza kubica, gusa umwana ari aho ngaho barakwereka umukobwa uhagurutse, byose atangiye kubafata video z'ibyabaye byose, arabafilima. Uko bafilima yaje abegera nta no gutinya. Uyu mukobwa mwita Sofia, ntimumwibagirwe. Uko niko dutangiye filime yacu. Barakwereka Jini yicaye hasi, babanyeshuri barebye wa mukobwa aramubwira batumva niko wa mukobwa we ntabwo tuziranye nawe. Ati rero zasiba iyo video ufashe niba ushaka amahoro. Umukobwa yaje abegera, mukuza abegera nta nubwo yari afite abe na gake ya Sofia. Barakwereka Jini akomeje kwitegereza wa mukobwa ariko uzayegera abanyeshuri. Undebere yavuze atumva ese uyu mukobwa yabaza icyo turi cyora cyangwa ari kuza kina natwe. Barakwereka hano hari umukobwa wahise avayo, mu kuvayo agize ngo yifatishwe Sofia yahise amukanda amaboko byihuse atajugunyira kure. Sofia nta mikino agira. Undebere ni umukobwa uri aho ngaho azi ibintu by'imirwanire, nta mikino afite. Yabafashe video bari kunyuzura Jini, gusa baramubwira bati ntayisibe, ariko umukobwa yanze kuyisiba. Umukobwa yahise afunga igipfunsi byihuse, nta mikino afite. Yabonye ko ari guhohotera uriya munyeshuri, aza begera aravuga atumva iyi video ntabwo ndibuze kuyisiba. Uje nawe bahise bamukubita ahantu habi cyane. Undebere bigize indwanyi byatari, gusa umukobwa barenzeho. Uyu yaje yikarakasa imbere y'umukobwa. Umukobwa Sofia we nta mikino afite, rimwe gusa umujyemwe mu majigo ndetse no mwishotsi byihuse. Umusore ako kanya yahise agwa hasi. Umukobwa nta mikino agira. Sofia ni indwanyi. Abayobeye ku mukobwa udasanzwe. Jini yabyitegereje abona umukobwa uje kumutabara nta mikino afite. Umukobwa ari wicaye yiturije, abona bari kunyuzura abandi banyeshuri. Urebe bose yatangiye kubahondagura imigeri yo mu majosi bose. Jini yabyitegereje yibaza umukobwa ari kureba, abona umukobwa ari kureba n'indwanyi ya danje. Babasore bigize akaraka jyahe bose yatangiye kubakoramo. Babakobwa bigize indakoreka bose bahondaguye. Ntibyatinze bukiye bwa kumbi wa mukobwa yaje kwiga kwa kino kigo. Uyu mukobwa kumbi nawe ni umunyeshuri, yaje ari mushyashya, yaje muri ya class ya Jini. Jini itegereje umukobwa abona aramuzi bwashize, niwe wamutabaye. Kumbi barakwereka Jini uriya mukobwa Sofia ise ni indwanyi, ise yigisha ibintu bya karate, nawe yigishije Sofia ibintu byo kurwana. Kumbe Sofia kurwana kwe abikura kuri se, ise afite ishuri ryigisha karate. Kumbe Sofia niho yigira. Barakwereka Sofia badusubiza inyuma batwereka ibitendo yagiye akora. Abanyeshuri bose yagiye ahondagura bashaka kunyuzura abandi banyeshuri, ntabwo yigeze atuza amwe akabavunagura amaboko. Nta mikino yagiraga uno mukobwa. Ikigo cyose yageragaho iyo hazaga abantu banyuzura bahohotera abandi, nawe yarabahondaguraga. Baradusubiza inyuma gake ko byagenze. Uyu mukobwa yaraje nyuma ko uyo gundagura abanyeshuri amaze kubavunagura, bamutumijeho se saraza. Nanjye baratumva uyu mukobwa we rero tugomba kumwirukana, atamaze kurwana inshuro nyinshi cyane avunagura abantu abandi bavisha amaraso. Ati rero ntabwo twamutunga mwa kino kigo, discipline we yo kurwana iri hasi. Kumbe uyu mukobwa bahise bamwirukana. Islam gatumva mwana wanjye tuza, ati biri ugomba kubikora, ntakajye umuntu hohotera undi ubireba. Ati genda gushakira ikindi kigo ntugire ikibazo. Ati ndabizi ko tumaze gusengurika ibigo byinshi cyane, ati ariko n'ubundi uzarangiza, ariko ntuzigere wihanganira akarengane. Kumbe umukobwa bajya mwirukana ku bigo byinshi cyane kubera kwanga akarengane. B'abanyeshuri usanga banyuzura bagenzi babo, we ntabwo yabyihanganiraga, ahubwo bo yarahondaguraga ikiba kikaba bashaka bakamwirukana. Ahangaha niho naho twatangira aho umukobwa yazaga agafilima bari abasore barangiza bakavuga ngo na save video, ariko umukobwa akabyanga kubera ikintu yabaga yizeye, yabazi neza ko nta n'umwe wagombaga kumukoraho. Ukurikirana filime nta gikiguci, kuko niko dutangiye. Umukobwa baratugora kuri aya masaha yese hano muri classe. B'abanyeshuri yahondaguye bose bahise bapfuka amaso. Mu gufuka amaso bose bareba hasi kugira ngo bataza guza amaso n'umukobwa. Umukobwa ni indwanyi. Jini akibona Sofia yasendukiye amwicaye n'inyuma, aranicara aramwitegereza ngo atumva ese uje kwiga mu ishuri ryacu. Ntibyatinze basomye gutaha.
mu gutaha abanyeshuri bose baragiye, gusa ako kanya Jean yasegera Sofia mugatumva Sofia rwose bakoze cyane kangushimiye ku munsi w'ejo, ibintu wankoreye warantabaye byatangwa bwa batumva ibyo ngibyo nta birenze wa mukobwa wa musore we, hati tuza, hati cy'ingenzi nuko umeze neza, ntago nakishimira ko hari wagondagura ndeba cyangwa guhotere ndeba. Umukobwa yaramubwira mugatumva watuza nta mpamvu yo kunshimira, ibyo nakoze nagomba kubikora kandi n'umuntu wese yabikora akagutabara, ati rero warenganaga niyo mpamvu nagutabaye. Ibyatinze Jewe kimara kurangira barakwereka kumbi Jean waba afite aka restaurant yibanira na nyina yise yarapfuye. Haje no muri restaurant hano hari abasinzi bari banyweye bari no kurya, mu kurya bahise bahaguruka, mu guhaguruka Jean yaraje asanga mama we ari Jean yaraje asanga mama we ari gutongana n'abana bakiriya be ntabwo bashaka kumwishyura, bageze ngo abishyuze ako kanya basamusunikira hasi. Jean yataza kubera umujinya mwinshi cyane kubera ukuntu bari kubera ukuntu yarabonye nyina bamuhondagura hasi kandi banze no kwishyura. Yabaga atumva ese mwatwishyuye, ati mutwishyure mwanyweye mwariye, ati nibyo mwariye nibyo mwanywereye mubyishyure kugira ngo mbashe kuba mwava hano. Ndebere Jean abasinzi batangiye kumuhondagura, Jean umushinyura uramwica, abonye agasuzuguro bashyize kuri mama we n'uburyo bashatse kugenda batanishyuye n'agasuzuguro kenshi cyane. Jean agize ngo agenda arwanye nabo bamushije imbaraga bahita basunikira kure. Nyina yise azaritangira avuga atumva bareke bajyane ibyo ntacyo bitwaye. Ntibyatinze Jean yavuyeyo avuye n'umujinya mwinshi cyane, agenda ari kose kwerinda akorera nyina muri restaurant ahakora n'ubundi bararya ntibishyure. Ntibyatinze barakwereka hano aho Sofia yarari, hari abakobwa babiri baje batangira kumwiyenzaho, bamubwira atumva niko sha we waje mushyashya mu kino kigo wigize hatara, ariko hati bandahiye da ngo bandayengura arenze. Umukobwa aricaye arituriza, Sofia arabareba arituriza, ageze ngo amufateho. Sofia nta mikino agira, yasa afata akaho karangishira agakanda amuha agasopa aramureba, amaso nayo bwayo aravuga. Jean arabyitegereje yitegereza umukobwa we, umukobwa arindwanya ibya danje akomeza kumureba kandi Jean nawe yafite ikibazo cy'abantu bajya kurira muri restaurant yiwabo bagahondagura nyina ntibanishyure. Sofia yabaye irabahondaguye bose bahita bagenda birukanka, ukwirukanka bahise babona ko umukobwa nta mikino agira, nta brag agira, umuzanye imikino n'urwita amenera mu ivi, nta mikino. Byatinze Sofia ari kugenda, Jean yaramukurikiye nanone. Jean mu kumukurikira ngo atumva ese ninde ujye kwigisha ibintu by'imirwanire, ati wamfasha nanjye ukazanjyana ahantu bigisha ibintu by'imirwanire nanjye nkiga kurwana, ati kuko ndabikeneye byatari, nkeneye kugira imbaraga nanjye ntakagira umuzajya umenyera uko yiboneye kose. Ntibyatinze Jean Sofia asamuzana mu ishuri rya papa we aza kumwigisha, bahise basinyana kagomba kumbera umunyeshuri. Jean agomba no kwishyura agatangira kiga. Ukurikirana filime akanuko kandi ntagiye kigucika, ndakibutsa gukora subscribe nimba utarayikoze, reba aho hasi ubundi kandi kora ako kazogera aho kandi kuri subscribe ubundi kandi kunzogera ujye ubona notification uruko na uploadinze video ujye uyireba mu bambere. Ibyatinze umusore Jean yaje hano aza kwiga karate, nawe akeneye imirwanire, akeneye kwiga imirwanire kugira ngo atazajya umuzajya umumenyera uko yiboneye kose. Barakwereka ise wa Sofia yatangiye kumwigisha, batangiye kugorora umwana w'umuhungu Jean kugira ngo bare ko byibuze yazavamo umugabo nyamugabo akajya yigwanirira akarwanirira umuryango we. Ukurikirana filime ntagiye kigucika. Jean ari aho ngaho Sofia arasanga atumva we jye ko ibintu by'imikino ariko ati jye ugororoka. Ibyatinze Sofia yatangiye kugorora Jean. Ntibyatinze barakwereka hano hari umusore wari uhicaye, umusore mu kwicara barakwereka hano Sofia yaraje. Sofia mukuza yasanze hari undi musore uryamye hasi, kuryama hasi baraziranye. Ukurikirana filime ntagiye kigucika, asanga atumva ese ubundi wowe igihe cyose uzajya urusa kunkangura, ati wajya undeka ngabanza nkiruhukira, ubundi ikibazo ufite ni iki? Sofia yaje yicara iruhande rw'umusore. Ukurikire hano umusore uciye muri biro araho ngaho aratuje, gusa Sofia ntabwo yifuza abantu babanebwe, ntabwo yifuza abasore bari aho ngaho badafite icyo bakora. Ntibyatinze barakwereka abasore banyuzura babandi igihe cyose bahora banyuzura mu kigo, bahora bahohotera abandi banyeshuri bari muri class, batangiye gutunga abandi banyeshuri intoki. Ukurikirana filime ntagiye kigucika, barakwereka hano umusore yicaye ngaho muri biro batumijeho Sofia. Mu gutumizaho Sofia yaraje aramubwira batumva ese wa mukobwa ko urwana ubundi ikibazo ugira ni iki? Ati kino kigo ntabwo uzakimaraho kabiri, nuzanire by'imirwano. Wa mukobwa yarinyuzuye kare yaje hano niwe waje kumurega, mukoza kumurega n'ubundi yavuze atumva ibi ngibi ntabwo uribuze kubicika uyu munsi wa none. Gusa Jean byose yarabirebaga. Ukurikirana filime akanuko kandi ntagiye kigucika, kora subscribe aho hasi tujye tubana umunsi ku munsi, kuko nta nuzajya usanga izi filime usibye kuri YouTube channel. Abatangiye gusubiranamo
uyu mukobwa yari yaje kurega Sofia, gusa Sofia ntabwo bagira n'undi amaze kwiga ku bigo byinshi cyane, aho n'ubundi bamwirukana akajya ku bindi bigo. Sofia yasa nikomereza aragenda n'agasuzuguro kenshi cyane, nagatumva njye ntabwo nzigira nihanganira umuntu n'umwe uhotera umunyeshuri mwa kino kigo yitwaje imbaraga afite cyangwa se ubushobozi afite. Urebe umukobwa nta mikino agira, kuza kumurega n'ubundi no guta inyuma ya Huye. Iyo yari agatumva mwebwe mutuze, turaza gukurikirana imico yiwe, ati nitubona atari kwitwara neza turaza kumwirukana. Ntibyatinze barakwereka babasore Sofia yahondaguye bari gondagura Jini. Umunsi wa mbere bahura baje hano mwirigara, baza kureba barara kugira ngo babifashishe barako byibuza bazahondagura Sofia, bakamushyira hasi. Ibintu byo kwiyemera kwiwe bakamushyira hasi. Bano basore bariyemera, nta mikino bagira, baje no kunywa amayoga, baza kunywa amatabi, baje gushaka abantu bakorana bibirara kugira ngo bareko baza kubita Sofia, kuko bo Sofia baramunaniye, kuko Sofia arabahondagura nta mikino bagira. Ukujyana filime akantu kandi ntagiye kigucika. Ntibyateze hano abangaba baje kuganira, iravuga tumva ise bino bintu birakenewe koko. Hati baretse bano bararatuka bareka uyu bamwita Michael yabwiye umusore amgatumva mbabari ibintu byo gushaka barara tubareke. Yamgatumva se ushaka kumvamo, ati turi inshuti arabizi kuva kera hose. Ati rero ibyo bintu byawe bireke. Gusa Michael we ntabwo yigeze yifuza ko mugenzi we yagenda agashaka barara ngo bagende bakubite Sofia. Ahubwo yamgatumva bireke ibintu byo kunyuzura tureke tubivemo. Gusa undi yanze kubyumva. Ntibyatinze uyu musore wanze kumvira Michael umucuti we n'undi yaje kureba umurara hano. Yamgatumva nyine kumfasha, ati ibyo wifuza byose tuzabikora. Ntibyatinze uyu n'umurara mukuru afite groupe genga yoboye, afite groupe y'abarara yoboye. Uyu musore yaje kumaka ubufasha kugira ngo ariko igibuze baza yamuhereza abasore bakajya kurwana. Ntibyatinze yamgatumva propose nje kuguhereza n'ushaka abasore banje kwaza kukurwanirira. Ati wowe yunshakira abanyeshuri hari abana b'abakobwa hariya tujye tubagurisha. Ati ngiye ubanzana nambagurishe ubundi nawe cyo wifuza nkigukorere. Ati sindiruse kuri diru. Ati wuke nanjye nunguke, nimukeneye abasore banje kwaza kukurwanirira bakakubita uwo wifuza ndetse bakamukorera icyo ushaka. Ati nawe unshakira abakobwa ari mu kigo cyanyu ubundi bagende bazana mbagurishe ubundi ibintu birangire. Umusore musha ko diru itoroshye, ibintu byo kugurisha abantu abona ko ari ibintu bitoroshye. Ntibyatinze n'ubundi ikindi ari kwitambukira babasore bari banyuzura baje kumwitambika baramufasha batangiye kumondagura. Uyu ni wa musore Michael ufite mugenzi we banyuzura, ufite mugenzi we bakunda kunyuzurana. Gusa uyu nguyu yabonye ko imico ya mugenzi we bitari byo, agomba kubivamo akareka ibintu byo kunyuzura. Yaraje asanga Gina hari bamufashe. Ntibyatinze babandi bari kunyuzura Gina yasabaga tumva we mujye mugabanya ubugoryi. Ati njye kunyuzura narabiretse, namwe ntimuzijye mwongera kunyuzura abandi banyeshuri. Hasaza umurara hano atangira gondagura avuga tumva we abana abasore banje ntukazigera na rimwe bakoraho ataba barankorera. Urabyumva neza? Kumbu uyu n'umurara akoresha abana abanyeshuri, arakoresha bacuruza ibiyobyabwenge mu kigo ndetse bagakora n'ibindi bintu bitemewe mu kigo. Bahise bahondagura wa musore Michael. Uyu Michael yabaga muri ya groupe inyuzura, gusa Michael yitandukanyije nayo yabonye ko bidakwiriye, abona ko ibyo kwirirwa banyuzura atari byo. None yarajaga arwanira Jini kandi mbere niwe wanyuzuraga Jini. Ntibyatinze n'ubundi Sofia atabarira hafi mu kwagera yavuze atumva murekure wa musore. Ntibyatinze cyakirara cyaraje kizanye imikino kuri Sofia arahondagura. Sofia nta mikino agira, wisana isaha yuje nabi atakoreka kandi nta mikino agira ko ibyo yize atari ibintu biri aho ngaho gusa. Yase ahondagura umurara abona ko nta mikino irimo. Michael yitegereje umukobwa abona ko umukobwa imirwanire yiwe iri hejuru cyane. Umukobwa nawe yaratuje nta magambo menshi agira. Isegonda rimwe yarakize umugabo hasi abwira Gina atumva wakitahira ntacyo bitwaye. Aba nabo bahise baterura umurara mugenzi wabo bahita bamujyana. Ntibyatinze Michael avuze atumva Gina rwose umbabare ku byabaye byose atabaye kutamenya atari ko nta bintu byo guhangana ibintu byo nabonye ko ibintu byo kwirirwa nyuzura atari ibintu bya nyabyo. Atese ngo nanjye wanje nakuri iryo shuri kwigisha karate. Kumbe Michael nawe yabika ibintu byo kunyuzura atari byo. Atabwira atasaba Jini ko yamugera mu ishuri n'ubundi ari kwigaho ibintu by'imirwanire. Ntibyatinze bamuzanye n'ubundi kwa se wa Sofia. Ako kanya nawe bagomba kumusinyisha ko abaye umunyeshuri hano akishyura byose bikagenda neza. Jini ndetse na Michael bahise batangira ibya karate, batangira kwiga ibintu bya karate no bya nyabyo. Ibintu by'imirwanire babishyira ku rundi rwego. Bari bakeneye kurwana byatari kugira ngo abagabo bahamye atazajya umuzajya bamenyera ko yiboneye kose. Ntibyatinze isi ya Sofia yatangiye kubigisha. Bageze mu gihe cya pause baje kurya, baranabagaburiraga bakarya bakamera neza, byose bikagenda neza. N'undi nk'abanyeshuri imbaraga batakaje bagomba kuzigaruza mu byo kurya. Barakwereka hano barangizaga kurya bakaza kwiga kugira ngo bareko bakimprove ibintu bijyanye n'imirwanire. Byatinze ise wa Sofia yaravuga tumva bana rero mujye mushyiramo imbaraga, mujye mugerageza kandi ibyo mbabwiye mujye mubyumva byihuse. Byatinze barakwereka hano
Jean yaraje asanga Michael imyitozo yemereye nabi, waba yazindutse kare cyane ari mu myitozo, akeneye gukora cyane kugira ngo arebe ko byibuze nawe yazava umuntu yazava umuntu uzi kurwana byatari. Ibyatinze ako kanya Jean yasirukanga ajya guhindura imyenda, barakwereka ise wa Sofia yasabazana amashokora kugira ngo birire. Ise wa Sofia yarindwanye byatari, yari umugabo utuje, nta ribi ryiwe, yari afite ishuri rya karate yigishaga abantu kandi neza cyane, niwe yigishije umukobwa we ibintu bijyanye n'imirwanire. Ibyatinze barakwereka hano bakomeza imyitozo hano warazanye fire extinguisher ayiterura, ari guterura ibintu biremereye, akine kuzuza imbaraga, harawazanye udukapu n'undi nawe turemereye. Ibi byose nibyo bakoresha biga, nibyo bakoresha bakomeza amagufa yabo kugira ngo buzuze imbaraga, babashe kuba bakiga ibintu by'amakarate bigende neza cyane. Ndakubitsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo byose bigende neza cyane, kandi uzajya usanga izi filime usibye kuri YouTube channel. Nudakora subscribe ntakazongera kubana n'ukundi, ariko nuyikora umunsi ku munsi uzajya uhora ubona video zanjye mu wa mbere, kandi video nziza cyane z'ubwenge, filime nziza z'ubwenge. Ntibyatinze abana bakomeje kwiga ko bwise nuko bukeye, bakarya bakamererwa neza cyane. Ntibyatinze ise wa Sofia agiye kugenda yabwiye atumva we mwiyiteho, ati kandi ikindi mwite ku mukobwa wanjye, ati muri abasore babiri mujye mwita ku mukobwa wanjye, ati mwumvishe ibyo nababwiye, ati umukobwa wanjye mumwiteho ntagire ikibazo na kimwe asigira ahura nacyo kandi muri kumwe. Ntibyatinze barakwereka hano ako kanya Michael yasavuga atumva ati nge rero ndabishyura amatike tujye kwirebera filime, niturangiza gukora amasuku twigena tujye kwirebera filime kugira ngo natwe tugende turuhukeho. Michael yitandukanyije na ya groupe, yitandukanya na mucuti we, birirwa banyuzura, yizira mu murongo muzima, yizira kwigira karate, haza kugira ubumuntu muri we, ibintu byose bigenda neza. Byatinze bavuye kureba filime, kuva kureba filime baje biganirira, bazameze neza nta kibazo, baramaze kwibera inshuti uko ari batatu bose. Baje hano kwikinira bya basket, muri ya mikino namwe murayizi. Barakwereka hano Sofia yaragerageje gukina bya basket gusa abura kwinjiza, yabuze na panel imwe yinjiza, byaramucanze ibintu byo gukina basket, yabonye ko atari ibintu byavuze atumva bino bintu rwose nge ntago nabibasha, ati byose nari ntera amashoti ncuta byanga, ati namwe mugerageze murebe. Ryatinze hano barakwereka hano Jean yarabyitegereze. Jean mu kubyitegereza Michael nawe yari iruhande rwiwe, yavuze atumva natwe se ati natwe reka dushute tureko tutaza gutsinda, ati nta soni wowe no gutsinda pane imwe byakunene koko Sophie, urebe bari brage barishimanye, byose byari bimeze neza, biramaze kuba abacuti, byari neza cyane. Ibyatinze barakwereka hano bamaze gukina, baje hano no ku bintu bya football, batangiye gukina na football, wari umunsi wabo wari umugoroba mwiza, bagomba gusohokamo nk'inshuti bakagenda bakanaruhuka, bakabirengagije ibintu bya karate ku ruhande. Ibyatinze baje hano baza no mu resitora baza kurya, uyamuga tumva ibyo biryo ndabizi biraryoshye cyane, ati urye kandi uhage. Ibyatinze barakwereka ibyo bikimara kurangira, bakimara kwishima hano ku ishuri. Murabizi imirwanire ikunda kuhaba hano, hari groupe y'abanyeshuri ikunda kunyuza uko bwije nuko buke. Hano amafaranga atangiye gutangwa, singo na amafaranga y'iki ahabwa abarara hano kuri iki kigo. Hari abanyeshuri bakorera barara hanze bakagurisha ibiyobyabwenge ndetse bagakoramo n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano Jean yaraje aje ku ishuri asanga hari umunyeshuri kunyuzura, undi wabere bwa munyeshuri ukunda kunyuzura byatari, bamufata amatwi. Jean byigeze bimushimisha, inyuma ye hasava undi musore atamukubita umukeri, Jean agwa hasi. Jean yatangiye kwirwanaho kugira ngo arebe ko byibuze n'ura mwana w'umuhungu bamureka bakareka kwirirwa bamunyuzura. Urebe bamufashe imisatsi umwana bakomeza kuyikurura, umwana w'umunyeshuri akomeza kuvuza induru, gusa Jean yarabyitegereje. Jean yitegereje ibintu ari kureba, yumva umushinyura mwinshi ukuntu bafashe umwana imisatsi bakaba bari kuyikurura kugira ngo filime akantu kandi ntaje kigucika. Nakutse ko subscribe. Jean n'undi imbaraga ziwe zabaye nkeya, n'undi yaragarutse hano aza yuzuye inguma, aza kureba mwarimu wiwe. Ako kanya yaramubwira atumva se ikibazo wagize ni iki? Ati Jean wambye ikibazo wagize ari ikihe? Urebe Jean barakwereka ise wa Sofia yamubajije ikibazo afite ari ikihe. Jean amubaza atumva ese ati ntandi tekinike yihuse umuntu yamenya yazajya imufasha kwitabara hakiri kare. Ese wa Sofia mbwa tumva gikoresha ikiganza, ati tekinike ikiganza niyo yihuta kandi itabara vuba vuba. Ese wa Sofia atagiye kwigisha Jean tekinike y'ikiganza kugira ngo arebe ko byibuse yazajya yitabara, agatabara na bagenzi be bari mu bibazo bikomeye cyane. Jean yatangiye kwiga bya danje. Ukurikirana filime ntagiye kigukigana. Byatinze hano barakwereka Sofia yivireyo ari kwitambukira, ari gutambuka hano. Barakwereka abasore babarara aho ngaho n'abanyeshuri bigize ndakoreka no mu kigo bigize abanyamico mibi. Uyu ni wa mucuti wa Michael, gusa Michael yaramwangiye ambwa ko ibintu byo kwirirwa banyuzura abantu, ibintu by'uburara bagomba kubireka, ariko uyu nguyu we yanze kumwumvira, yanze kumva ibyo akora, yanze kumwumvira kugira ngo areke wafa mwakira Kigali cyo kwirirwa barwana.
arajyanga kubyumva. Mike ageze ngo agende, Mucuti aramwatumva ese undi rukujya he? Ati nta soni warangambaniye, twari inshuti. Batangiye gukora namo, Mike yitandukanyije n'uyu musore ko ibintu by'imico mibabamo, batangira kurwana. Mu kurwana uyu ngura yavuze atumva wagiye ungambana uko bwije nuko bukeye gusa. Mike yamurushije imbaraga mwatumva we tuza, ati ntabwo nzijya nongera kugaruka muri groupe yawe yo kwirirwa mu Rwanda. Ibyatinze umusore baraje hano, Sofia atangira kumwitaho, yararwanye na Mucuti aramwatumva ese Mucuti wawe ntagazigera ahinduka, ariko nadahinduka ntabwo bizamurangirana neza. Urebe Mucuti wari aho ngaho nawe yuzuye uruguma, yatangiye kwisekesha gusa seka babaye, hatumva warangambaniye ariko ntabwo uzabihonoka bino bintu. Undebere ntibyatutugaca no muri classe bari kwiga bameze neza, nta kibazo cyari gihari, bwari bwakeye neza cyane. Ibyatinze Sofia yavuyeyo. Sofia mukuvayo hano hari umukobwa waje, wa mukobwa watangiye kumyenzaho bwa mbere azana mu kigo, yaje kumusaba imbabazi. Urebe aramwatumva rwose umbabarire kubyabaye byose, ati nje kugusaba imbabazi nundi nabanye ibintu by'imirwane yanjye nawe bitazigera bivamo. Ati turi abakobwa tugomba kugira imico myiza ndetse n'abandi bakatwigiraho. Umukobwa nawe disi yumvishe ko ari ikibazo, barakoreka Sofia agiye kunywa icyayi bamuteguriye. Umukobwa yahise akimushamuza ahita akimena hasi, kumbe umukobwa bari bamuroze bashakaga kapfa. Gusa umukobwa yarabirebye abona n'ubundi ibintu agiye gukora ntago ari byo. Undebere ibyatinze kirangwa kumbe nagategwa harimo, hahise haza barara bahita batangira kuniga Sofia. Aha niho bamufatishirije. Wa Mucuti wa Mike nawe yahise aravuga atumva urongera kwinyagambura se? Ati wowe wantwaye Mucuti wanje mujyana kure ya kure, ariko nawe ugomba kubihomberamo. Byatinze hano hari abasore baraho nabo nabarara batangiye kugana tumva uziko Sofia ari mu bibazo bikomeye, ati ugomba kumuhondagura kukanya cyane. Narabyumvishira muri classe atazayirukanka aza kureba Mike aramwatumva Mike ati Sofia ari mu bibazo bikomeye cyane, atari gondagurwa byatari. Hano hari umuraro uhari nawe bose n'abanyeshuri y'igisabarara bimwe birenze. Ibyatinze Jini ndetse na Mike bavuye mu kuvayo basanze ko bibagoye, bahise bagwa mu gaco kaba abanyeshuri babashomo ko bwishe nuko bukeye. Babanyeshuri gisinda koreka abana bahise babagwamo kukanya Jini ndetse abona ko noneho ishyamba atari ibyeru, yasakura y'igikapu atangira kurwana n'abanyeshuri hano. Mike Jini bahise bafatanyamo, bamaze iminsi biga karate, bagomba kurwana n'abantu basore kugira ngo ariko babatsinda. Gusa n'abasore benshi cyane n'abanyeshuri bigana ni benshi, sinzi ko bari buze kubashobora. Batangiye nyamangumi, abana batangira guhondana ukujyana filime, gusa ni babiri gusa ariko abandi ni duzeni y'abantu, ni benshi cyane. Urebe barakoreka kukanya Jini yize cya kiganza yasa kubita umusore ikiganza kukanya yatagwa hasi. Jini amaze kwisumbura mu bintu by'imirwanire, yatangiye kwerekana ibyo yize. Burya biri byose bisaba kwiga, urukuri ku mundi ari ingumi yihuse cyane. Jini nta mikino. Mike nawe nuko nguka ari ku ruhande ari kurwana n'abandi kugira ngo ariko byibuze babikuraho bakajya gutabara Sofia atagiye ikibazo na kimwe. Sofia yafashwe na Mucuti wa Mike, yamufashe bugwate gagomba kubihomberamo, yamutwaye Mucuti wiwe ari we Mike. Undebere intambara baye intambara mu kigi, intambara baye intambara, abanyeshuri bararwana. Gusa Jini na Mike bakomeje kwirwanaho, bamaze iminsi biga karate, bagondaguriye abagabo barabazonze, barabahondagura. Abana ni babiri gusa, abandi ni abasore benshi cyane, ariko abana kwera umutima ukomeye, kwera tekinike bafite, bagondaguriye abanyeshuri ngo bose buzura hasi. Ukurikire abana bararushye bakomeza kurwana nabo gusa nubwo ari babiri. Undebera imbaga bagaritse hasi, barakoreka Mucuti wa Mike yagufatiye Sofia bwatumva ese nurongera kugira icyo uvuga. Ati wajyanye Mucuti wanjye ariko ibi byose ugomba kubihorerwa. Ati ngomba kubyihoreraho, ibi byose bikajya neza. Byatinze kiri aho ngaho Mike yaraje azana Mucuti wiwe asanga Sofia bamufashe. Byatinze cya gisoja se gifata Sofia imisasa ngatumva ibyo mbategeka mu bikore murabyumva neza, ati mutabikora isa araza kumererwa nabi cyane. Ati rero ibyo ndi kubabwira mu bikore neza ku murongo nta na kimwe mwishe. Undebere yategeka kohereza amategeko, uyasajya kuri Mucuti wa Mike atamondagura bafitanye bifu ya danje, yavuye muri genge yiwe. Urebere barakwereka umusore yagize imishinya myinshi cyane, akomeza guhondagura Mike gusa aratuza aramureka. Jini byose arabirebye, Jini mukubira babonye kataza kubyihanganira, yasaza atangiye kurwana n'uyu musore kugira ngo atazagundagura Mike bikarangira mwisi. Bahise batangira intambara. Ugutangira intambara Jini yamukomye akana ahantu abona ko nta mikino afite, cya kiganza cyiwe ese wa Sofia yamwigishije. Intambara yabaye intambara hagati y'aba bombi. Uyu musore yigize indakoreka, yigize hatari, yanze kuva muri groupe arimo, ariko Sofia yavuze atumva natabivamo azabivamo nabi cyane, ati natabivamo neza azabivamo nabi. Nibyatinze intambara yatangiye, Jini akomeza kurwana n'umusore gusa umusore amurusha imbaraga, barahondana bose ni abasore bombi. Ndebere umusore
yahondaguye Jimmy yigize ndakoreka yigize umurara wa danje. Ukurikirana filime tujya tugana ku musozo. Umusore barakoreka bamukozemo mu kumukoramo kumbi Sofia nawe se yikura mu byo bari bamuziritse ahita byikuraho. Undi bari tazunguza imisatsi aravuga tumva ubu nibwo bwa nyuma yanjye nawe turwanye kandi ngiye gushyirirezo ku ntambara yanjye nawe atugize ndakaruka ku uyu munsi ugomba kubihanirwa. Sofia n'indwanyi yasakoramo umusore aramundagura murezi ikigwa kugira ngo n'undi munsi atazigera yongera kumumenyera. Yaramundaguye Sofia Marabisi n'indwanyi. Nanga turangije filime yacu kora subscribe aho hasi.